arongera wambabariye wallahi atangira avuze icyara bune kitaba ndambwira umubyeyi ndakuzi si ubwambe n'ubu wasinze agiye ageze imbere nga hari abo bicyara kwa gatanu ndavuga masikini Imana imworohereze ndikomereza ndagenda kumva we ucyo umufashije n'undi ni inzoga ntago ari gutekereza umwana wenda kimwe nuko yamukura handi uko turabona abatira rero nukuri umugore uba wasinze ntago warira umwana muri buriya buzima dukurikije imbaraga Nyagasani yadushyizemo nk'abadamu ntabwo dukwiriye kuziyambura ngo twigire nanone abantu baciriritse cyangwa kuba umuntu yapfa kuza ngo akubwire ibyo abonye hari umushe ugitwigisha rero na turakome ajya avuga ati ako muza agaciro abadamu mufite cyangwa ntago mukazi siko mushobora kuba mwirira mukisuzugura none aravuga ati hari abo usanga agaciro ko bakagize nk'ishikarete yego ese gute avuga ati nyine kwa kundi ihekenya mu minota ya mbere itangira nyine iryoshye nyuma kagenda bishira umuntu agaciro akajugunya agafata indi yaravuga ati rero hari abagira agaciro kabo nka shikarete rero hari abantu bamenye Mirembe hakaba hari nawe wo mu buzima busanzwe abo bantu batandukanira he baratandukanye Mirembe n'indi version wumva amagambo abantu bose ati kuvuga n'iby'abagore icyo kikavaho hakajyaho akantu k'ishyari ko kuba umuntu ashobora kubona fone yawe akumva icyiza ari uko yameneka kugira ngo yitonde muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nizeye ko Nyagasani akomeje kubarinda uyu munsi nabazaniye umuntu abantu benshi ndabizi neza ko mwari mumukumbuye bitewe n'uko amazi igihe ari ibintu ahugiyemo araza no kutubwira ibyo ari byo karibuni Farida salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah umeze neza alhamdulillah abantu hari umeze neza marishimye hari abantu batazi nyuma yo kuba Miss Murenge idahari cyangwa wowe udahari batazi ngo wari waragiye hehe n'ibiki byatumye utaboneka nyine udakomeza muri Miss Murenge cyangwa n'ibindi icyo kibazo nkibazwa n'abantu benshi wagiye he wabiviriyemo iki se nyine umwe atekereza ibye ariko mu by'ukuri na Miss Murenge zagiye zisohoka vuba ziheruka nabaga mfite gahunda yo kuba mpari ariko namaze igihe ntahari hari ibintu nabanje guha umwanya cyane kugira ngo ngarutse nze neza ubwo bivuze ko utasezeye umwuga wo gukina filime yego kwizere kuzagaruka ndahari ahubwo bayitangirira kuko bashonje bahishiwe birahari hari igihe abantu babona nk'umuntu amaze wenda tuvuge nk'umwaka cyangwa amezi runaka hari wenda filime bazi yagaragaragamo batamubona bakumva ko yabivuyemo niyo mpamvu nayo nkubajije gutya ntabyo navuyemo ndahari yego nagahe kaciyemo kandi katari gato nanone katari kanini ariko kari gafite ibyo gategura aribyo muhishiwe abantu rero babyumve abantu bagukunda babyumve neza ko ugiye kugaruka muzamushyigikira uburyo bwose uzagarukamo kuri nzanagaruka mbibasaba nzakubwira ubimfashemo ntangire mbereke platforms mbereke n'ibihari nyine babitegerezanye amatsiko inshallah Imana izadushoboze bizagende neza hari usibye njye Miss Murenge ni ya mbere twahuriyemo ni nayo nakumenyeye itari Miss Murenge hari izindi filime rero warakinyemo hari amakomedi nyirumva nabanje basete twari turi kumwe mu manuza menshi nk'umupolisi w'umunyamurenge uyu Miss Murenge nyine n'utundi tugiye duca hari umupolisi w'umunyamurenge yaje nyuma ariko nyine izo zose nabaga ndimo hari zanjye z'abakonyi n'Ikatara hari indi ya zacu The Bishop's Family yego narayibonye mbere mbere yaho rero ni ukuvuga ngo mbere ya Miss Murenge ntayo
Miss Mirenge niyo Miss Mirenge wayitangiriye. yabaye iya mbere. Ibaze. hari iza kwa za rufe tude rufendeke. Yego. Nyine nayo ndimo safari n'izindi proje. Uzi ko ntabwo ari njye njyenyine bitunguye, akenshi iyo umuntu ndibaza n'abadukurikiye hari abo biri butungure, hari ukuntu umuntu akubona uri gukina, yabona ukuntu uri gukina neza ibyo ukora ukabikora neza, akaba yumva ko ushobora kuba hari ubundi buryo ibyo bintu wajya kubikora atari nk'ubwa mbere ko wari usanzwe ubikora. Niyo mpamvu nanjye nari mbikubajije, nari nzi ko rero atari ubwa mbere. Reka nanjye naritunguye kuko ndi umuntu nyine uri shy ukuntu, nkavuga ese ubu najya icyo koza burya ikintu yari icyawe kiba ari icyawe, noneho nkibaza njye nageze imbere ya kamera navuze ibiki, nkumva ntabwo ari ibintu biri buhure, ufite n'isoni zo kubireba, mfite isoni, nkumva uzi ngo nakwireba no kuri umunota ntabwo bibaho. N'ubu muri iki kiganiro nzajya rero udukomenti hasi ariko kuvuga ngo nirebye cyangwa nasanze umuntu arimo areba gutya, never. Hari abantu bumva nk'uko nyine wakumva ikiganiro waba uzi ko ukirimo ukanga kumva ijwi ryawe, mba numva ntazi kuvuga, mba numva ndidimanga, mba numva sinzi nyine, mba numva atari jyewe. hari umuntu twari tuziranye yumvaga ahantu hari ikiganiro cyangwa filime arimo akanga kumva ijwi, nkamubwira se kubera iki, ngo mba numva mvuga nabi. Iyi nanjye niko mba numva, uzi buriya nka voice note abanzi ntabwo nkunda kuyohereza cyangwa ndabyanga. Cyakora ikintu kiriho, iyo umuntu akunda kuba atuje atavuga cyane, nyine atari umuntu uhita wisanzura ku bantu, akenshi iyo abantu bamubonye baba babona ari umwirasi cyane. nawe kandi niko ugaragara. Ibyo byo mpura nabyo, ndi umwirasi, ndasuzugura, nyine ndeba nabi ariko nyamara abantu tuzanye bari close ngiye barabizi ko nta kibazo. Ariko ni byiza kubera ko ubundi iyo umuntu ari seriye azi neza ko ibintu agiye kukubwira atari ubusa, ntabwo yabura kutakwegera akubwira ngo Fari hari ikintu nshaka kukubwira kimeze gutya na gutya, ariko iyo azi ko ibintu agiye kukubwira ari ubugoryi nta n'icyo bimara, no kuri bubyakire. Ibyo rero nubwo abantu babireba nabi ku rundi ruhande ariko bikiza byinshi burya. Nawe ubwo hari icyo ushobora kuvuga ubona ugiye kurengera ukavuga uti gusa umuntu ukamfata gutya aramara nakoze iki, nawe bikagufasha bikakugarura. Ubundi ku gitsina gore kuba mwasama cyane ntabwo ari byiza, nyine kuba wa mugore umuntu wese abona akakuba yakuvogera, akumva icyo yakubwira cyose, nyine afite umwanya wo kukubwira, hariho ntamenye ngo akubwiriye he, ntamenye ngo akubwiye iki, ntamenye ngo uri kumwe n'abandi, ukumva umuntu aravuze ngo nawe uratinya ngo ugenda mubwira ngo urasa ngo ni ibiki. Ibyo rero oya. Ubundi dukurikije imbaraga Nyagasani yadushyizemo nk'abadamu, ntabwo dukwiriye kuziyambura ngo twigire nanone abantu baciriritse cyangwa kuba umuntu yapfa kuza ngo akubwire ibyo abonye. Hari umushehe ugitwigisha rero na turakome ajya avuga ati ako muzi agaciro abadamu mufite cyangwa ntabwo mukazi, siko mushobora kuba mwirira mukisuzugura. None aravuga ati hari abo usanga agaciro ko bakagize nka shikarete. Yego. Ese gute? Avuga ati nyine kwa kundi uyihekenya mu minota ya mbere itangira nyine iryoshye, nyuma ikagenda bishira, umuntu agaciro akajugunya agafata indi. Yaravuga ati rero hari abagira agaciro kabo nka shikarete, ukumva rero wa mugani ni umuntu atakubonye ngo akubonemo indi sura nyine yo kukubaha, shaba arimo akabazo pe barananiranye. Ubundi kuba no kuba uri umuntu wisuzuguza n'ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu wese ashaka kugusanga mukavugana ukamusekera, ariko ntibisobanuye kuba umugore w'umwasama ku buryo umuntu wese yumva ko hari umwanya wo kujya gukora ikintu cyose ashaka. Kimwe nko kumva nguriye ngo mu masaha yose ngo wamusanga ngo mu rugo ngo wagenda ngo wumva ngo n'intebe ngo yaziguha akakubwira ibintu utako. Abadamu bisuzugura wapi? Umva murahenze, baby girls murahenze, murarenze, urumva rero twimenye ntitube za shikarete baba batubwira, kuko imbaraga dufite kuri iyi si zirakomeye, rero tuzi kuzikoresha neza zatugeza kure cyane. Njye bijya bimbabaza nyine kubona nk'umudamu yasinze aryamye nko mu muhanda ari wenyine cyangwa ari kumwe n'umwana, cyangwa ukumva arimo aravuga amagambo mabi ateye isoni. Birababaza. Ndibuka ahantu nakoreraga igikondo yeze kuza umudamu, noneho hari ukuntu ubabona mu masura abiri, akaza bitewe n'ahantu ageze akaba umuntu. Yego.
njye muzi atari umusilamu, agenda nyine asaba byanze umwana, urumva nyine nk'umuntu nawe w'umubyeyi ukagira impuhwe. Noneho njye nkamwegera numve foka afite, mwegereye numva wapi, numva ururimi nturuva mu kanwa. Ariko ndebye umwana impuhwe ziranyica, ndavuga rero wa mudamu nta mafaranga ngo ariko tugende hariya muri iriya supermarket ngiye nkwereke, muhahira amata n'utundi tuntu umwana ashobora gukenera dushobora kumufasha. Ubona ko ababaye, nambwe se ko ndeba utanyuzwe, gufasha akataruha ngo ndabikora 100%, mbikora uko nshoboye, uko Imana yashoboje. Genda ufata amata uteke uhereza umwana, ufata akagati udukinye tw'umwana akunda. Njye namubaje umwana akunda iki, arambwira nyine yabonaga ko nta mafaranga ndi bumuhe. Aragenda, ubwo muri ako kanya mbona ari kumwe na mugenzi we niba yaragurishije kandi ku biceri gutya turuwasa yishakira y'inzoga. Ndavuga ntacyo nabikoze byarangiye, nta nubwo mbyicuza ngo mbigarura, ariko buriya namubonye next time kandi koko yaragarutse. None haza yarangiye yagiye kujisha umwana ninjye wamufashe, yaramanutse. Tuza kongera guhura mu buryo bwo duhura yambaye ishariya neza rwose, yitandiye. Arongera wambabariye wallahi, atanyana avuze icyara bundi kitaba. Ndambwira mubyeyi ndakuzi si ubwambe n'ubu wasinze. Agiye ageze imbere ngahenga hari arabo bijara kwa gatanu. Ndavuga maskini Imana imworohereze, ndikomereza ndagenda, kumva we ucyo umufashije n'undi ni inzoga, ntago ari gutekereza wenda kimwe nuko yamukura handi uko turabona abatira. Rero nukuri umugorwa wasinze ntago warira umwana muri buriya buzima. Oya, kuko umwana nta kintu kizima buri kumuhereza, uburi kumutera. Uwo mwana iyo akuze akora ibirenze ngo nta ahetse, ni ukuvuga ngo uriye uhetse wabibona kabiri birenze wowe kurimo kubibona ako kanya. Ni handi azaza nawe asaba abantu nibamwima amene niyo televiseri, nijya ava ku gahunda yo gusaba akajya kwiba. Ave kuri ibyo atukane, kuko nibwo buzima areba. Yego nubwo twese tutareshya, ariko at least nunaba umubyeyi uvuga uti hano hantu mbaye umubyeyi, reka ngerageze guhinduka. Basi umwana wanjye ni nabikora mbikora atandeba, muhe urugero rwiza, amenye ko turi abakene ariko nanone biyubashye. Nawe abikore nyine abeho mu buzima bw'ubukene, ariko nawe agerageza kwiyubaha, kuko abana barahari. Hari umwana muhuru ukabona keca ukavuga uti uyu mwana nuko yabuze andi maboko, ariko n'umwana muzima. Kuko hari n'ubundi birashoboka, hari nk'igihe umwana Nyagasana mu rukora pe ukabona ni muzima, hari n'undi byanga bikarangira akubyenyene inshuro 1000, noneho nawe bikababaza usanze ari umukobwa. Ariko ababyeyi nubyara ntukirebeho cyane, jya ureba kuri uwo muntu uzanye ku isi, wumve ko utagomba kumutera agahinda, wumve ko hari umuntu nyine wowe ugomba kwitaho uko byagenda kose. Ariko ubuzima bukuvamo shaba buremereye. Ubundi hari umama wigeze kuvuga ngo umwana we ni inkuru ye. Rero ukuze utatandukana n'inkuru yawe yakubayeho mu buzima bwawe. Icyo kintu hari ukuntu umuntu avuga ikintu ukumva nyine nta rindi jambo warenzaho, ni icyanyacyo. Umwana wawe ari inkuru yawe, uko wapfa haba hari inkuru yawe yabayeho kuva niyo wagenda irasigara. Yego, rero umwana aba ari inkuru yawe. Nimba ubyaye, gira ibintu bimwe na bimwe uhindura, usaba Imana ikorohereze, kuko twese ku mugani ntabwo tuba mu buzima bumwe. Usanga hari ibintu dukora kubera ubuzima ariko tukanarenza urugero. Yego, katubiveho. Abantu bamenye Mirembe Jane, siko babivuga harya. Aya mazina yanjye ubu yarahindutse, ni Mirembe yabaye menshi, ni Mirembe pe. Yego, hari umuntu ushobora kwibuka ko yitwa Mutoni, bati ni Mirembe kandi narabyakiriye. Rero hari abantu bamenye Mirembe, hakaba hari nawe wo mu buzima busanzwe. Abo bantu batandukanira he? Baratandukanye. Mirembe ni indi version, na Mutoni n'indi version noneho OG. Mirembe ni izina ry'imihanda nyine ni izina navuga ngo riri mu kazi. Kurenza ngewe Farida, kuko mfite ubundi buzima nyine butandukanye na buriya abantu bazi nyine babona. Biriya ni character nyine umuntu ajyamo nyine akambara iyo shusho agakora ikintu runaka. Noneho hari na Farida ukora ibyo agomba gukora.
bijyanye n'umwanya nyine kandi biratandukanye nta n'ahantu bihuriye. Okay. Hari ikintu abadamu bazwiho. Ikintu cya mbere ni ukuvuga cyane. Wumva amagambo abantu bose ati kuvuga n'iby'abagore. Icyo kikavaho hakajyaho akantu k'ishyari ko kuba umuntu ashobora kubona fone yawe akumva icyiza ari uko yameneka kugira ngo yitonde. Umuntu akabona wambaye iki gitambaro ibara gutya risa sindizi ngo ryitwa gute ariko nkumva bishobotse nakwiba nk'ifoto utari kundeba nkagenda nkagishaka nkambara igitambaro nk'icyo wambaye. Nshaka tuganire kuri abo bantu kuko ni ibintu buri muntu wese ahura nabyo. Umenyana n'umuntu ari ibintu nyine ubona bidafite ikintu bitwaye muri inshuti nziza ariko bikarangira wa muntu noneho atangiye kujya akora ibintu bivangavanze. Ku ruhande rumwe akabikora atazi ko ari bibi wo kumva nta n'ikintu bimutwaye pe ariko bikarangira ari ikintu kigenda kizamura ibintu bibi cyica byinshi. Rero hariho umuntu ubikora atabizi ko ari bibi, hariho n'ubikora abizi neza ko ari bibi. Shareka rero nkubwire Imana yaramfashije ndende ishyari kuko ishyari ririca kereka ishyari ryiza ngo aba ari ishyaka ntabwo ari ishyari. Oya tujye tuvuga ibintu ukuntu byitwa. Ishyaka ni ikintu ushobora no kwicara kano kanya ukavuga uti reka mparanire kiriya kintu mparanire icyubahiro cyanjye ni urugero. Ariko ishyari ryiza ni icyaha kinini nakubonyeho. Hari icyo nge nicaye nkagiharanira uvuze mparanire ino telefone n'urugero shareka nyikorere nyigire wenda sinayikubonanye sinayibonanye n'undi ibyo nemera ko ari ishyaka. Ariko ishyari ryiza ni igihe nakubonyeho ikintu nkumva ndagikunze kanyweye nk'urugero. Ubu hari abantu bakubona bakagira ishyari ry'umubiri ufite urabizi. Rero njye nshobora kukugira nkakubwira ko ishyari ryiza nkugakeka gusa neza wambabariye ukandangira ikintu cyamfasha nanjye kugira ngo ndebe ko nasa neza nkawe nyine mparanira icyo kintu ariko kuko nagikuye kuri wowe urumva. Rero ishyari ribi riri mu ngaba twebwe nyine barigira ba nyiraryo. Ni ukuvuga ngo n'intumwa yavuze ko ishyari rirya nyiraryo nk'uko umuriro urya inkwi. Urabona inkwi iyo nyine zifashwe n'umuriro zirakongoka zikabishira. Ni ukuvuga ngo ibaze rero niba ishyari riri kumunga nk'uko umuriro umunga ziriya nkwi. Numva rero ni ikintu gikomeye. Ni hahandi uhora uhagaritse umutima udafite pressure akayigira nyine utuntu twinshi tugahaguruka kubera ko ari byo we witeye. Ishyari rero ntabwo ari ryiza ahubwo ni ntashobora no kukwegera nzabikore mu bundi buryo nshaka ayo makuru neza ariko ntaje ngo nanone nyine nkwangize mu bundi buryo. Kuko mu by'ukuri ishyari shanira ibi pe ni ribi n'abantu nyine babikoraho batabizi. Sinzi nimba hari igihe ari kamere hari n'ubyiga bitewe no kugira umutima muke urarikiye utuntu nyine ntunyuzwe. Mu kutanyurwa niho ishyari rivuye, mu kurarikira ibitari ibyawe niho ishyari rivuye n'ibintu nk'ibyo. Rero ubundi se kugira gupinga cyane ibintu by'abandi ubundi birabyo ntabwo bisa nko kugira ishyari. Oya naryo niryo gusa ubipinga wowe urabifite kuko hari igihe usanga umuntu ngo uriya ngo kumana yanjye ngo kiriya kintu ngo nagazi kugikora ugasanga umuntu ibintu byose ahakana ko abandi batazi kubikora. Ariko se uraseka abandi bantu urumva uzi umuntu uvuga uti nkuriya imodoka oya ni ukuri kimane nagazi gutwara imodoka. Yego nagazi gutwara imodoka. Afite perime y'inyarwanda nako tukongereho afite perime y'inyarwanda yarayikora iyo modoka yicayemo nawe ntuyanze urumva aho nazi kwitwara. None hari igihe umva wese wanagonga hari igihe usanga iyo modoka yimaranye imyaka 3 sibyo ntahikobotse ataranayigonga none umuntu akicara akavuga ngo uriya ngo nagaze gutwara imodoka icyo kikavaho. Uriya rero nawe mana yanjye no gusuka kwe noneho iradira yambaye sinyikunda wareba ugiye kubivuga sura mbaye sura passion usanga umusatsi afite ntawuhuriye n'uwawe
noneho uzi ikintu kirenze ku muntu w'ishyari se ayiwe ariko mana uzi ikintu kirenze ku muntu w'ishyari asa nabi yingosha arwana n'ibintu byose ariko akanga agasa nabi agacupira niba ari umudamu akaba nk'agakecuru buriya abadamu nitwe dukunda kugira amashyari nta mugabo wapfa kubona agize ishyari burya umugabo akunda kugira ishyari ryiza njye hari umuntu nzi kandi mba numva nzamuganiriza ni umumama ariko arapinga yarabi arapinga hahandi uwo muntu ndamuzi uko biri kose nshobora kuvuga Farida nshaka iriya kanzu yambaye ni nziza ariko nawe urwaye amaso burya harya sijya wambara rinete ni umusirimu ngo kiriya ni igiki nshaka kuzajya wenda niba hari nk'umuntu usuka uzwi nava ndashaka wenda kuzajya kwa runaka kansuka uriya se asuka gute cyangwa kumva arakubwiye kandi bikarangira atanakurangira aho yita heza kandi ikibi cy'ibyo bintu umuntu umeze gutyo ntabwo ajya amenya yigira ibi yumva akazi burya rero ntabwo ubuze nta kintu ubuze ariko niyo ari umuntu wa hafi wumva ko ari cyo byamukora uzamwegera umubiri kubera ko wenda yinanirwe ariko wamubwiye kuko hari abantu bakora ibintu babizi cyangwa batabizi kuko ushobora gusanga umukobwa afite ikintu cyo kuba niba nkubonanye 15 nkahita mvuga Fari utunze 15 yego mana ibyo birahari nanjye ejo nzaba nayiguze maze bikamuhangayikisha we akagenda yambaye ibirenge ariko mpaka ahangane na Fari dufite 15 Fari reka nkubwire hari igihe ashobora no kugenda ahantu bakayimukopa pe njyewe wenda nayiguze kuri 1,500,000 we bakayimuhera 2,500,000 kubera ideni sibyo ubwo kazahora muri ubwo buzima bw'ibyo bintu nabwo ayitunze atariye kuko icyo gihe kiri mu madeni utarayishyura n'ubundi ufite iby'abandi iramutse imenetse ikangirika n'undi wayishyura igitsina gore tugira ikintu cyo kutabaho ubuzima bwacu shano kuri abenshi ibyo bintu byo kuvuga ngo oyasha oya niba binaturimo bihinduke njyewe ntabyo ngira reka nkubwire njyewe nshaka kukubona ko hari ibintu udashoboye ariko ureba n'ibiri hanze ntarya afite ntarya agira ahubwo Sara afite ikintu cyo kumera nk'aho ari umugabo yimere nk'umugabo uzi impamvu se si ukuvuga ngo nyine utwara ibintu kigabo hoya ahubwo ntabwo wita ku bintu cyane nk'ukuntu abagabo bamera hari ibintu twitaho we yameze nk'umugabo ni ukuri reka ugomba korohamo twumvikane kuko kuba umugabo ntabwo bigusa babarire madamu asa n'abakobwa mu maso ikintu ndi kuvuga abadamu bagira ukuntu batera umudamu ushobora kuba mwicaranye cyangwa mugendanye icyumweru wakumva nk'ibintu akubwira ukumva utinya no kuzongera guhura nawe njyewe rero iyo muhuye n'umudamu utagira ibyo bintu wina rilayi kafirunje uwo mudamu yatabifite oya Sara nta kibazo njyewe mbe ndari biri hanze ni joma oya pe oya Sara yinjiye idini ariko si ibintu none inde uzabaze reka baze kubwire reka iki bamuzi bajya muri comment byo kwinjira idini bihure ibintu byo kwinjira idini kiriya cyihorera reka nkubwire ibintu byo ngiye kubwira impamvu bano ntabwo bazi idini cyane Farida ni muzani wa dini ntabwo ari muzawa we njyewe Farida ku myaka yanjye mfite navutse mu idini nderwa n'idini ngo arerwa n'abasilamu rekana nawe nkwihorere ukunda gutaha ubu tureke ubwo nawe ugize ishyari kandi uri umugabo oya ntago njuga agize ishyari ikintu navuze nuko for the first time akubona ntago wamusiramu nyine aho wizi idini ejo bundi nakareka njye se ndisa wamubonye atambaye sheri namubonye yambaye mini namubonye yambaye agakabutura namubonye yambaye utuntu twinshi tutaraho tw'abasilamu a'udhu billah yarahindutse kubera Imana ahubwo ko Imana utangiye kuzana mu bwenge
aho ngaho kubera Imana naragarutse kubera Imana yaragarutse noneho nibyo turimo kuvuga nashatse kuba ubuzima bwanjye ubundi nagiye kuba ubw'abandi rero aba ikintu nta shyari nari mfite ariko nanjye ahubwo ni amatsiko nagize washatse kumenya ibyo ni amatsiko nanjye nkavuga siramire ntiyambera urabyumva abantu batandukanye nyine ubwanjye ubu nyine ubu urimo iki gihe ubu ngubu ubona nyine bwagutunguye uvuga ngo nagiyemo ibyo ariko mini nariganye ndavuga sha nanjye ngira amatsiko oya shava ku maguru nuvuga amaguru meza nicanye na ketchup byihorera ngo wari ufite amaguru meza yagiye no ketchup ari mu isosi uragira ngo nkureho se oya ketchup no reka tuye muri ketchup muzari wa dini umwana wavutse mama we n'umusiramu papa we n'umusiramu reba mwicaranye hafi y'isuko abandi bana ntago namjudging nawe rega biciye ntago namujudginga oya reka nkubwire reba gakora ibintu byose yafunze utuntu oya wibivuga nk'umusebyi bari gushaka kuki mama ushaka kuki kuri ketchup mama muruma muhuha wagiye umubwira ko atari oya reka nkubwire none se ubugenda biyobewe bagiye no kuduhinduza ikiganiro reka nkubwire ni nk'ibyo twavugaga hari igihe umuntu akora ikintu atakizi yego nanone sinakujajinga kuko ndabizi igihe kiragera ukambara yego wasanga gifite amatsiko nk'ayo nari mfite ntabwo nabihakana ikindi imani z'abantu ntizingana imani umuntu arayirera icyiza ni umuntu reba nka ketchup arabizi ndajya kumubwira ikintu azi ninamwibutsa ndabizi ko kutambara shariya atari kumwibutsa ukamubaza ngo nyine reka cyambara shariya oya ibyo ngibyo ngiye kubijyamo byaba bigiye kuba two personal kandi nanone ndo kumubwira ntabwo natera kamera ngo ngo ketchup reka nkugire inama we naba ngiye no kugisha inama abandi kugira ngo bakubwire reka nkubaze kwambara shariya nkazambara kuva ku itariki ya mbere kugeza igihe ubuzima bwanjye buzarangirira ntasari no kuba nsari ntambara shariya so biza ubuzima bwanjye se urabuzi njyewe nka biriya saravuze ntabwo naruma mpuho kandi nawe arabizi ko ntajya ngira uruhande gutya ngo mbogamiramo nawe arabizi hari utuntu njya mubwira ariko mashallah nkabona aratwumvisha rero oya wivuga ngo iki tubabwire kamera oya mbabwire kamera oya tujye twemera umva kandi abandi tuba tuvuga reka nkubwire sibyo nambaye shariya igihe kingana n'umwaka ntaranakuramo n'igitambaro mvuye kuri mini ya Fatima sibyo ndongera nyikuramo arangije arareba abona iyo shariya mu gihe cy'ukwitwika oya nagaru kudatwika oya nagaru kudatwika byose kandi birambera shariya irambera pe cyane abakobwa bacu b'abasiramu bafite amarenyo noneho babatena neza abakobwa bacu b'abasiramu umva abagabo uza abagabo bahana yambara ari by'Imana usabura kubera umva abakobwa bacu ndeka nkubwiza uko nabarabizi njye sinya nambara ipantaro kuko akunda abizi ko itambera njye ntabwo njya nigira nuzi twikorera ikiganiro sinjuga iyo pati yindi ize twari turimo twivugira ibyacu mutureke birangiye ikiganiro kibaye ubukwe ndoti irarangiye uratashywe ejo ni reception ariko mu by'ukuri we ntabwo ari ukuba bode ahubwo twavugaga ibintu biri twari twitonze cyane twitonze urumva ariko mu by'ukuri nk'uko twari turimo tubivuga kubaho ubuzima bw'abandi biravuna ingendo y'undi iravuna buriya abanyarwanda be bazi ubwenge nta mugani baciye udahuye n'ikintu buri kintu gifite umugani wacyo navuga rero tugerageza nyine kwiberaho mu buzima bwacu ntabwo bivuna kuko nuryama uzaryama ubyuke wumva ubyutse neza ariko nushaka kuryama mu gitanda nk'icyo ketchup yaryamye uzavunika uzakigeraho nonaha hari n'igihe ushobora kucyifuza ugasanga icyawe nicyo kirenze ugasanga ngewe niryamira kuri rutambi n'ibyo ku rutaro nararubonye ugasanga rero ndakwifuje kandi mu by'ukuri nawe aho uri ahubwo ndakurusha nibyo bibi ahubwo wowe icyo wandushije ni ukwihagararaho yego Imana iraduhishira ni ukuri rero tugana ku musozo w'ikiganiro abantu hari ibintu mukora gupinga cyane ibintu by'abantu niba wigize iyo ngeso uzayigabanye uzanasenga ivemo n'imbi
ikindi nimba wiyiziho akantu ko kuba nyine wakicara ukumva ibintu mugenzi wawe afite kuba bifite ko wowe bitakubuza kubibona kubera n'ubundi ni ugupinga icyo kintu wasaba Imana ikakorohereza kigashira kuko uko gikura kigeza kibyara ibindi bintu bibi. wallahi hari igihe umuntu agusangana nk'ibyo tuvuga iPhone zizakora umva ishyano rigwe umuntu agusanga telefone ntazi life yawe ntazi ukuntu bayo ntazi uburyo winjiza ngo shanga ko ngo wabonye nka telefone afite ngo mfa ngo niyo umukobwa mugenzi wawe ngo burayikuye mu bagabo Yegosha telefone ivuye mu bagabo iPhone ntarebye ko ufite n'iriya Samsung indi zino zigezweho za Ultra ziri hejuru ntayitekereze we ntabona agaciro kayo ahubwo abonye kuko ufite iPhone latest ngo ubu wararyamye. Reka nkubwize ukuri nimba ubona amayinite ari uko waryamanye n'umuntu nimba ubona icyo ari uko waryamanye n'umuntu ntabwo ari ntukumve ko n'abandi twese ariko tumeze. Singaye na Shadi bigeze kuvuga ati ariko wowe urabyanze nkubaze ntabwo byakubera rero hari ibyo ubona byakubera wanagera ariko kubera inzira zabyo ukabyihurira. Ese ubuze umugabo wakubwira ngo turyamane nguhe telefone cyangwa se none se sibyo turimo kuvuga nyine sibyo turimo kuvuga nawe ntago ibyo uvuga ngo wowe urabyanze yes ndabyanze kuko ubwo wabibonyemo nanjye nese umuntu umucira urubanza arabizi neza babujyana mu buriri. Ikibazo kiba gihari cy'abantu ni ukuntu bagaragaza hanze n'ibyo abantu babona. Uzi ikibise ntabwo wowe waba umeze uko ntabwo my dear tuba dufite nyine reka nkwereke hari nawe abandi bazi urabona Shadibu ntabwo ariyo mazina ye hari na Mbabazi Shadiye ubwo rero abo bantu n'abantu babiri batandukanye nitujya kuba Mbabazi Shadiye turasanga ari umubyeyi urumva noneho reka tujye tuvuga tuti we Mirembe noneho ambara ubusa noneho twebwe tureba Umutoni Farida tubona umusiramukazi noneho Mirembe yambara ubusa oya none se oya biterwa nuko umuntu abihuza ariko nanone ibintu biba bitandukanye ntabwo byahura. Reka nkubwire ikintu kimwe yambaye sharia kubarenza ushatse kuvuga ngo nibyo twikoresha se nyine ntabwo murushije kandi buri wese reka mubwire wa mugani w'umuntu nuko tubyanzure buri wese agira indyamo ye ejo uyu munsi ushobora kwambaye sharia ejo ukaba wambaye ushobora kureba ugasanga uyu munsi ibyo kwirukamo bya sharia nta nyungu bigufitiye nkabiva ariko arimo aravuga ukuri hari ababyeyi bakabona ko uri kwiruka mu bya sharia nta nyungu bigufite sharia zitanga izihe nyungu ukabona umwana wambaye mini ariko ubona mu modoka ari kugenda muri ntago ubusa ninyikuramo iyo range ndahita nyitwara. hari n'abandi bambaye sharia bagenda muri izo modoka ntabwo ari bibaye ubukwe umva tubyihorere reception tubyihorere. mwakoze kudukurikira mwakoze kudukurikira bari Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha nawe okay ntago musoresheje Mirembe rero hari abantu benshi bagukumbuye hano hanze igora atanjuga umfa b'abasiramukazi musengana mwiga idini gushya bundi bushyashya Imana njuga ntabwo ari bundi bushya umva babwira ngo bwira abantu bwira hari isura ivuga ngo we n'ubusobanuro ntari nayibuguha ngo mu iye aya ariko fa kuvuga mu Kinyarwanda ndayivuga mu Kinyarwanda n'ubundi kubona ubwo zakavuga inshallah kahirwa bihanganye bakari kuvuga kumva kubemera Imana wumva kubemera Imana ikagaruka ariko no kubemera gato wumva hari umumama w'umusiramu urumva atamugende waragakora kagavideo nabonye hari umumama w'umusiramu wagiye bafunze umugabo witwa Saro umusomozi ajya hari arahanura aravuga ngo njyamvuriye umugabo ngo natwaye ishati ye ariko bakagahuza n'akavideo k'umushehe arimo arabaza abasiramu urabona ko akunda kwijuma umwe atanga amawayiza arimo arabaza abantu ese umugabo wuriya mugore urumva yarebye iyi video narebe uburyo umugore warimo aravuga ngo ajya muri shirike urumva shirike abantu batabizi ni ukujya mu ni ukubangikanya nyine Imana ibyo bintu ahubwo Farida bibasobanura bajye bamenya ko shiriki nicyo cyaha cya mbere ubundi muri Islam hari abantu bagenekereza
babazana ibintu bita muri isilamu hari ukuntu abantu bagenekereza, hari abagenekereza. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo shiriki nyine nanjye bagabazana ariko saretse nkabivugaho reka mujyane mu gikoni. mujyane, urumva? Ni ukuvuga ngo niba ari haramu ni haramu, niba ari harari ni harari. Ni ukuvuga ngo haramu ni ikintu tuziririjwe, si no kuvuga ngo kibujijwe gusa, kiziririjwe nyine. Nugikora nukijyamo uraba ukoze icyaha, urabyumva? Harari ni ibintu tuziririjwe, nugikora nta kibazo uri ufite nacyo. Rero kuvuga ngo urabona ngo nimbigira gutya wowe ugashyiramo ubwenge bwawe, ubundi niyo mpamvu bavuga ngo, mujya mwumva abasilamu bakunda kuvuga ngo idini si iyanyu, si iy'umuntu, kuko ari iy'umuntu ku giti cye yakora ibyo nk'umuntu, mu by'ukuri yashyiraho amategeko ye nk'umuntu. Niyo mpamvu idini atari iryacu. Ni ukuvuga rero abantu bitiranya ngo abasilamu bakunda kujya muri shiriki cyane nyine mu kubangikanya Imana, mu kuroga n'ibiki. Ubwo ubikora abikora ku giti cye nkawe, ntabwo ari abasilamu bose, kuko muri isilamu icyaha gikomeye kurusha ibindi byose gihari ni ukubangikanya Imana. Iyo wamaze kubangikanya biba byarangiye, uba wamaze kuva mu idini. Niyo utakwatura uvuga uti ndabiretse, ariko wagiye muri shiriki ni icyaha gikuru cya mbere. Ni ukuvuga ngo ntabwo abasilamu ababijyamo ku giti cyabo, ariko twese ntabwo ariko tubikora. Oya, rero kandi mumenye ko ni icyaha gikuru kurusha ibindi byose. Tunasaba nyine Allah ajya bidufashamo tubyirinde, tubijye kure. Tunasari cyane nyine. Urakoze cyane, mwakoze kudukurikira, wakoze kumfasha ukama ikiganiro, ni inkunga ikomeye cyane. Shakeca nta kibazo. Ubusa John ngiye sinzagukenera. Nanjye ndahari. Mfite channel nafunguye, ifite abasabu babiri. Ndabuwa gatatu. Shampers yitwa Ego Shawo. Yarakamaze nivuge. Iriho ni Mirembe Gen Nation. Okay. Courage rero abantu bagende bafasha. Ahubwo niwe wamfashije, gusa njye ndagufashije. Ndafashije. Tuzagaruka tugiye no kwigisha ku idini mu buryo bwimbitse kabisa.